ubwo hashyirwaga ku mugaragaro imfashanyigisho ikubiyemo amasomo y'ubuhinzi bw'umwimerere yitezweho gufasha abanyeshuri biga ishami ry'ubuhinzi gushyira mu bikorwa ubuhinzi bw'umwimerere. Majoro Emmanuel, umuyobozi mukuru w'umuryango utari uwa leta wita ku buhinzi bw'umwimerere mu Rwanda, umwe mu miryango ishyira mu bikorwa umushinga Rwanda Organic Agriculture Movement, avuga ko imfashanyigisho igiye gufasha abahinzi by'umwihariko b'inanasi ndetse n'ab'inkeri kuzamura ubuhinzi bw'umwimerere. Icyari kigamijwe nuko hakorwa imfashanyigisho kugira ngo ibashe gufasha abahinzi, iribanda ku gihingwa cy'inanasi, igihingwa cy'inkeri, uburyo kibungabungwa, uburyo harwanwa ibyonnyi, kandi imfashanyigisho ishobora kuzateza imbere abantu bakora ubuhinzi bw'umwimerere muri rusange. Ikibazo cyari gihari, ntabwo abahinzi bari bafite amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuhinzi bw'umwimerere. Twumvaga rero tubona imfashanyigisho twifashe nka Kaminuza UTAB ndetse na RADIYO HUGUKA, abahinzi bagira ubumenyi bwisumbuye ku byo bakora no kubifata neza. Iby'amajoro avuga bikaba bishimangirwa na Mariya, umukozi w'umuryango HUGUKA ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda igamije guteza imbere ubuhinzi bw'umwimerere by'umwihariko mu cyiciro cyo gukusanya, kumenyekanisha ndetse no gusakaza amakuru. Akavuga ko iyi mfashanyigisho igamije kwigisha abanyeshuri biga ishami ry'ubuhinzi kugira ngo nabo bizabafashe mu gihe bazaba barangije amasomo yabo ndetse bazanabyigisha abahinzi. Iyi nteganyanyigisho ni kimwe mu bitabo cyangwa se mu mfashanyigisho nyinshi twatekereje gukora kugira ngo tubashe gukora ryasakaza bumenyi koko ubuhinzi bw'umwimerere bumenyekane, haba ku bahinzi haba no kubateganya kuzafasha abahinzi. Iyi rero igenewe nyine abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga y'ubumenyi ngiro ariko by'umwihariko mu mashami y'ubuhinzi, ikaba igamije kubafasha kugira ubumenyi buhagije ku buhinzi bw'umwimerere kugira ngo bazabone uko bajya kwigisha abandi bahinzi bo ku rwego rwo hasi, nk'abantu baba bategurirwa nyine kuzakora muri iyo segiteri y'ubuhinzi mu gihe barangije kwiga mu mashuri yabo. Navuga abenshi bagenda iyo barangije baba agronome, rero kugira ngo tubategurire kuzagira bwa bumenyi buhagije ku buhinzi bw'umwimerere, bazana uko nabo babyigisha abahinzi bakiri hasi muri rusange. Sonzo Jonathan, umukozi w'akarere ka Muhanga uhagarariye ishami ry'ubuhinzi, nawe akaba agaruka ku kuba imfashanyigisho igiye gufasha abahinzi kwita ku buhinzi bw'umwimerere kandi ko bizunganira cyane ubuhinzi bwari busanzweho. Tumaze kwiga twabonye n'igitabo cyanditswe kijyanye n'ubuhinzi bw'umwimerere, kitwigisha kandi gikangurira abantu uburyo bagomba kwitabira ubuhinzi bw'umwimerere. Harimo inyungu nyinshi, harimo kugira ngo cyigishe abantu uburyo bagomba kwikorera ifumbire y'imborera akaba ari inakoreshwa no mu buhinzi. Ibyo byose ni igitabo cyiza kandi gisobanura neza, kinadufasha kwigisha abahinzi. Ni gahunda yaje yunganira gahunda n'ubundi twari dusanzwemo yo guhinga dukoresheje inyongeramusaruro zitandukanye. Muri rusange abagenerwabikorwa b'umushinga Ecological Organic Agriculture EOH ushyirwa mu bikorwa n'umuryango HUGUKA ndetse na Kaminuza ya UTAB bishimira ko bigishijwe ubuhinzi bw'umwimerere mu bihingwa by'inkeri n'inanasi, ndetse bakaba badahwema kugaragaza itandukaniro ry'ubuhinzi bw'umwimerere n'ubusanzwe. Abahinzi bahuguwe ubuhinzi kandi bakaba bagaragaza ko bigishijwe guhinga ibihingwa bivanze n'ibirwanya ibyonnyi, gukora no gukoresha amafumbire by'umwimerere kandi ko byatumye umusaruro wabo wiyongera, ari nako barushaho kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima.